ni umusozi ugomba kurirwa mu cyumweru gitaha cyane niko abenshi barimo kuwita ngo ni umusozi ariko umusozi hari ubwo uri gukagerwa hejuru so piramide abantu bayise umusozi uzayurira ngo nape uwo musozi uzurirwa gute Kaka video bafatiye hano urugendo rwo kurira uwo musozi muramura rutegura gute aka video ngo kafatiwe ahangaha ntabwo ngakana ndakazi na cyane harimo n'ijwi rya Ibere ngo video irafashe nta nubwo ngakana ko nta nubwo ndanakajya kure abanyarwanda bose bagira amarchive baba harabitse bafite igihe bazagapostingira yego songa mbe piramide biti ahubwo abonye kara kantu ka Dao kavuga ngo they are pyramids we are lions ako nekereza ko yatara account ya Dao intare yakurira piramide oya ni ayasha niwe nasa Dao yafite abantu bangana kuri ni Dao mwenyewe murebe neza niwe kuri niba ari we after followers afana bapere mu we are lions we can achieve more abakinyi ba ntabwo bagira followers Memere Dao sinawe akasho ni Memere Dao kweli mu bantu bakunzwe muri uru Rwanda afite account mu bantu bakunzwe bafite account kandi ikurikirwa cyane Memere Dao ari mu bantu bakunzwe cyane John Minara kubiza ukuri mwibwira niba ari intare yakurira piramide birashoboka ko ndabona n'abanyamakuru bakomeye mu followinga yinjira muri piramide neza twinjiye muri piramide reka bimaze mbabwire ngo dufite itariki ya mbere z'ukwa 10 ariko muri iyo tariki mu hari ikintu ikisobanura makizi cyane ikipe y'ingabo z'igihugu ifite match na piramide ku itariki ya mbere z'ukwa 10 ubundi uvuga iya mbere ukwakira ubundi yitwa iya mbere ukwakira mu wa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka reka mbamenyeshe bihuze rero wikoraho cyane aho ngaho itariki ya mbere z'ukwa 10 itariki ya mbere ukwakira umunsi ikipe y'ingabo z'igihugu ikipe izwi cyane izwi n'abanyarwanda iya mbere ukwakira ubundi ingabo nibwo za FPR nibwo zafashe iya mbere ziravuga ati iki gihugu kiboshwe imyaka n'imyaka nibwo tugiye kubohora igihugu Kagitumba irafungurwa abasore n'inkumi barinjira u Rwanda rutangira kubohorwa icyo gihe 94 biraba ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwa 10 hazaba ari kuwa gatatu APR izahura na piramide abakinnyi uyu munsi intego bazi itariki ya mbere y'ukwakira ku biganiro byakozwe n'abayobozi umukunzi wa APR iri joro tware mu biganiro n'ubuyobozi bwa ekipe ntabwo ari ibintu by'ibanga ubuyobozi bwa ekipe ubuyobozi bw'abafana twongera kwibukiranya itariki ya mbere ukwakira yego buri muntu wese aruriya yafashe imihigo ayigiriye aravati itariki uko inkotanyi zitadushebeje niko abakunzi b'ikipe batazagira gute batazasebya APR ndetse n'igihugu bati bayobozi ikipe turabizi mwareganije afanda ati ikipe izi yo tariki rwose kandi bazi na piramide ikindi kintu kizwi cyane nuko nta kabiri mu rugo rw'umuntu ubu none intego ruvuga ngo kirazira kabiri mu rugo rw'umuntu kirazira gutsindwa kuri iyo tariki urugero ni inkotanyi uko zakoze niko ikipe ya APR gukora ku itariki ya mbere ukwakira imyiteguro mwayitangiye imyiteguro yatangiye muri uwo mugoroba ariko songa mbe ndagiye tujyane Nyarutarama Nwabereye inama niho twari turi wavuze ngo ntago ari ubwiru ngo oya ntago ari ubwiru nibyo nabidusangize ko n'ubundi byagaragaye kuri social media twabonye mwari muri kumwe na chairman mwaganiriye twari duhari yego yaganiriye n'abandi chairman mbere na mbere chairman twamubonye hari afande Ruzibiza yego hari namwe nagiye mbona amafoto atandukanye yego ariko ikintu naje cyashimisha abantu benshi yego bagiye bana corona na reaction yego nukubona Sajangwa Novich reka nongere bisubire mu rugo aranadukurikiye umuhungu wanjye ewana Sajangwa Novich yimereye neza cyane yambaye ikoti ryiza cyane zandani zavugaga yuko urabona ngo Jangwani ngo cyagihe ngo ari ku ishuri
twita ku ishuri twebwe ngo yaravuze ngo nyewe ngo kugira ngo bizagenda gutya na gutya nsubire mu nshingano bizagenda gutya na gutya. Jangwani twararanaga ku gitanda. Tubwire Jangwani mbere na mbere aracyari umuvugizi w'abafana banjye mukandagira. Ndagira ngo shyireho umucyo. Byaganiriwe by'ingenzi. Uwo mucyo twavuze. Muri iriya nkera ni ibi. Urumva mu mugoroba muri uyu mugoroba hari guhura kw'abayobozi ba ekipe ndetse no guhura kw'abayobozi bamwe ntabwo ari bose b'abafana cyane cyane umujyi wa Kigali kuko urabizi ko mu ntara ntabwo babatumira muri uyu mugoroba ngo uhite ubabona ariko turimo turategura uburyo bose bazahura harimo no guhura n'abari abantu bari bari ku ishuri ari aho bari bagiye harimo ndetse na Jangwani mu by'ukuri ku mucyo uhari Jangwani niwe muvugizi w'abafana ba Peri. Jangwani yarahibereye uyu mungu muri aya masaha tuvugana nawe arimo arajya aganira na generali gake mbona nkubona biganirira gutya amubwira ati Jangwani biganira gake ati Jangwani urukundo abakunzi ba Peri baguha urukundo abasportifu bagukunda ntabwo Peri igeze rutesha agaciro kandi bizanabaho ngo nabonye no mu magroupe muri no kuvuga ngo muzamusure y'abafana muri gukusanya inkunga ntabwo n'izandani ziba zansanze kuri Jangwani imbere y'abafana rwose niwe muvugizi unamerita Peri mu bafana amafaranga ni menshi ari gutangwa ngo rwose ibyo nkubwira ako Jangwani arakunda Jangwani ubu ngubu cyo mungu wanjye akunzwe cyane reka mukubwire uriya mwana avuga ibintu bimurimo nta nubwo agereranywa n'abandi mbona bamugeranya n'abandi avuga ibintu bye bimurimo bakunzi ba Peri bakunzi umupira w'amaguru bakunzi ba Jangwani arari 100%. Ubu uyu munsi yatangiye ibiganiro muramubona mu isura nshya imeze neza ahubwo namwe kuri uwo munsi wo ku itariki ya mbere Ukwakira muze namwe muzabashiko no kumwiganiriza munamurebe munamubwira ati pore si Jangwani gusa yego hari n'abandi nabo bari kumwe bose nabo bari kumwe nabonye abanyeshuri bari benshi abakunzi ba Peri bya bintu mu gisirikare ndariga ntaga babizi abakunzi ba Peri bari hariya bose barigiye kuri rashuri bose bari baje bari bahari ubuyobozi bubabwira ati pore kandi turabizi yuko muri abakunzi ba Peri ibyabaye ntabwo ari ku mpamvu ya Peri kandi koko biranasobanutse ni impamvu y'amakosa yakozwe na bamwe muri Minadefu kandi none barimo babikurikiranwa mwebwe murabe nk'uko ubucamanza bwabyanzuye kandi murabizi ko mwagiye muvuga n'ubucamanza Peri ntabwo ari umucamanza ariko icyo tubahamagarira ahangaha ni ukubabwira ngo tubereka turi ababyeyi reka mbabwize ukuri dufite ikipe ifite ababyeyi Peri n'umuryango pe icyo kintu abantu bose ari abahavuye baryohewe gusa sibyo byahavugiwe gusa urumva n'abantu nyine bari confusinga yego no ukomeza abantu bazi ko abantu bari bafunzwe na Peri babwiza ukuri riga babwiza ukuri urabizi cyane wanjye simbijyamo cyane icyo nshaka kuvuga nta wa Peri urena cyane rwose kwa Peri ni ikipe yego ibindi byakurikiranwe n'inzego zifitiye ububasha nta Peri irimo rwose abavuga ngo Peri ngo yarabafunze Peri Peri ni ikipe y'umupira ibyo bitandukanye 100% no kuba haba harimo gukurikiranwa ibijyanye n'umutungo wa Minisiteri y'Ingabo nta Peri irimo rwose hatazagira n'umuntu byitiranye nanabihuza rero niyo mpamvu ntekereza yuko ari na geste nziza nge nanayikunze bo natwe twari twatumiwe n'abanyamakuru nge na Rikari ariko bijya muri cadre y'abafana biba byiza ko tutajyayo kugira ngo abafana b'ikipe n'ubuyobozi bwabo bagirane ibiganiro byimbitse batavuga ngo harimo abanyamakuru wenda ntitwirekure so mu bwumvikane ko twagiranye n'ubuyobozi bwa Peri twebwe twabuze tuzagira igihe cyacu ababyerega n'abayobozi b'igihugu at the end of the day bazadutumaho natwe tuganira ibyacu ibyacu by'akazi kacu usibye ko njye ntanakeneye ko twanabiganiraho cyane hari abantu batekereza nanabivuze nero kuko se buriya ngazongera avuga ya Peri Peri ko ari akazi kacu Peri nare ndaranzirota na saa 8 manzirota mba ngomba kuzimenya so ntacyo bitwaye ntaho bihuriye niyo mpamvu n'abajangwani ubona babyakiriye biteguye no gukomeza akazi n'abavugaga yuko Jangwani ngo yavuze ko atazakomeza vraiment nge twarararanaga Jangwani yarambwiye ati Rugaju uzabimvugire rwose nka petit frère Peri ndayikunda n'ikipe mba ku mutima
nta kintu na kimwe cyanandukanya nayo kandi yari azi situation turimo ko nta hantu ihuriye na APR. Aravuga ati rero rwose ngewe akazi niteguye kugakomeza, gusa ko umuntu afata igihe, iyo umuntu nanjye wabonye ko namaze igenda akora, iyo umuntu akiva nyine ahantu nk'ahari uhamaze ukwezi ukeneye igihe runaka cyo kuruhuka, ugatekereza neza, ugatuza, umuryango ukagusura bene ibyo. So babonye Jangwa nacecetse abantu bati buriya byaracitse, ariko nta cyacitse. Nicyo kintu nanjye kuvuga rigani. Urumva abantu bagiye bagenda muri wa mujyo ko Jangwa yahise aceceka. Jangwa yagiye kubitwa na kamarariya, yavuye hari ahita kubitwa na kamarariya. Oya narirwa yatukiriyo antajyaga muserereza ngo yafashe amasengesho y'iminsi urahita arwara malariya. Twaburiraga araza Gikondo akambwira atari kundi mo ndagarukamo, none abantu babijyanira muri icyo kintu. Ariko nyuma mbabwire ko n'ubuyobozi bwashimiye bari abantu bavuye ku Murindi, abantu bahise bafatiye mbere se kafa bagahita bajyayo cyane. Abahungu banjye ba Thompson narabavuze cyane, bari barimo kumbwira bati Ruvuyanga ntutuvuge, ndabavuga jewe yabashimiye ba Julius ba Thompson ibintu n'abantu bakiye bari ukuntu kundi nk'abari ugiye kwango zikamwe zitahanye. Ariko hari n'umuntu ukunda byari twakoranaga yajyaga yivugira ngo ndayavuga. None se umuntu bita Julius, urumva ni rafiki yangu cyane musuhu, akumuvuze nabi. Papa Julio najyaga musereza nkavuga ni urabona ko ubivuga action college nawe ajya avuga ni Papa Julio ni jyayo mwijyaga. Murindi najyaga buri gihe musereza avuga ni iyo jyayo mu ijyaga na George najye ni urumva akaza Thompson, urumva abo bose bahise bafatiye mbere. Yewe najye Dar es Salaam wabansesikayo ndavuga none karaba. Ubuyobozi bwari bwashimiye, ariko ntabwo ari ibyo nyine byabaye, kuko twahaganira ibintu bitandukanye ndetse bigomba gushyira umurongo mu mifanire, ndetse habaho no gutekereza cyane kuri iyi match dufite. Iyo niyo y'ingenzi none rero tujyaho. Hari byinshi byari bikenewe, muzi ko nta gezi zari zihari ishyashya, ariko murabona ukuntu nambaye uyu munsi, wambaye neza, ngira ngo murabona akagezi gashya cyane. Bya bintu by'amajezi y'abafana dasa n'abakinnyi mu mwabikemuye 100%. Ubu hari ikipe yaba iyo mu rugo cyangwa se twasohotse, iza abafana zamaze kujya hanze, jezi z'abafana muri mu rugo no hanze, kandi noneho tubasha kuganira n'ufite isoko ryo kwishyira hanze, tubasha kujyana mu biciro, tubishyira ku biciro twese kumvikanye n'ubuyobozi bw'ekipe buraho ngaho, ku buryo abenshi bari barabayicyuye. Urabona ko nawe ndawambaye, twese twayicyuye. Bivuze iki? Bivuze ngo imyenda ku isoko irahari. Ubu uyu munsi ugeze kuri UTC wahita ugura imyenda aho ubushoboye ukafata iyo ku Murindi. Ubu imyenda irahari. Si icyo gusa, twarebye tuganira no ku biciro byo kwinjira, dusanga 5,000 wa gatatu nabyo byakabaye ngombwa ko tumanuka. Bara amafaranga n'arabaga ni menshi, ngombwa ko twamanukaho. Tubiganiriye ubure ubuyobozi bwa ekipe buravuga buti ibyo abafana bemeje nicyo kintu njya nkundira APR. Ubu hari ikintu yazanye ikintu cyo kuvuga ngo ikipe ni iyanyu, ni mwebwe muyifite, kugeza uyu munsi ikipe iri mu maboko y'abafana. Niyo mpamvu bwira umukunzi wa APR niyumve ko ikipe bayimukize mu biganza, nta wundi nyirayo, nibo ba nyirayo nibaza bayishyikire. Kwinjira ni 3, kwinjira ni 3,000. Yeah, amafaranga nimba nkeneye ntukajye umbwira bya ngo VIP bikini. Reka ngusobanure. Banyine hari kurya ko huzura. Reka kuba kunze ndabona kuri APR bavuga yuko ni 3 itariki 28. Reka mbigusobanurire. Ni ukuvuga ngo ibyo biciro bya 3 byagiyeho kugeza ku cyumweru saa 6 z'ijoro. 28 kugera kuri 28 saa 6 za nijoro. Mwe bita Elbert. Niyo mpamvu tuvuga ngo abantu nibagure kugira ngo uwo munsi wo kuzamura tutazabazamuraho ubwo no kuva ni kuwa mbere. Kuva ngo gwera kuwa mbere, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu. Bizaba ari 5 umunsi wa match. Iminsi 3. Uzagura itike azayigura kuri 5. Yego. Ariko uyu munsi ni amafaranga 3,000 ahasanzwe. Ni amafaranga 10,000, ni amafaranga 20 n'ibihumbi 30.